bakunzi b'ijambo ry'Imana, mwese aho muri ndabasuhuje, Imana ishimwe cyane, yongeye kunshoboza kuganira namwe ijambo ry'Imana, ni ukuri ndabyishimiye, hari hashize igihe kinini, bimwe kubw'impamvu zanjye, ibindi atari impamvu zanjye, urumva, ariko iki gihe nicyo igihe cyiza Imana yampaye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riba ryiza, buri gihe ntabwo turihaga, ariko kandi Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana riri ahantu henshi, nta muntu ashobora kuvuga ngo yabuze aho yumva ijambo ry'Imana, adashobora no kubisoma muri Bibiliya, ariko ijambo ry'Imana riri ahantu hose warisangayo, urinyotewe wifuza guhugurwa naryo, ijambo ry'Imana riri hose ni ukuri. Nanjye ndi umwe mu Imana yagiriye ubuntu kugira ngo mbashe gusangiza abandi ibyo nsoma, yego mfashijwe na Mwuka Wera, atari ku bwenge bwanjye, kuko njye nta bwenge mfite pe, nta bwenge mfite, ibyo mvuga ni Imana yonyine ibinshoboza. Rero reka mbanze niragize mu maboko y'Imana kugira ngo imfashe, ntaba ari jye mvuga, ahubwo aba ari yo ivugira muri jyewe, kugira ngo wowe nanjye tubashe guhugurwa, kugira ngo twongere twumve ibindi byiza Imana yateguriye kuri uyu munsi. Amabanga yihishe muri Bibiliya, ubwiru bwihishe muri Bibiliya, kugira ngo bwongere tugaburire roho zacu. Data wa twese uri mu ijuru, mbanje kugushimira kwanza ukuntu wongeye kunshoboza kuri uyu munsi. Mwami, ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye, ahubwo ni kubw'ubushake bwawe n'imbabazi zawe, ibyo byonyine nibyo bimbeshejeho. None ko ibirenge kizima, ndagije iyi nyigisho mu maboko yawe yose. Ndakwinginze Mwami, kugira ngo abe ari wowe wivugira, ahubwo mbe igikoresho cyawe gusa, kuko njye nta bwenge mfite, ahubwo ni wowe ufite kungirira ubuntu, ukampa ubwenge, kuko ubwenge Mwami, njye nkunda ubwenge Nyagasani, ubwenge ni bwiza. Ndakwinginze Mwami, kugira ngo unyigishe ubwenge, utwigishe ubwenge, twese turi bumve kino gisomwa n'abazacyumva, tumenye ubwenge, kuko wifuza ko tumenya ubwenge, ni kubw'ubushake bwawe Mwami. Ndakwinginze kugira ngo wumve gusenga kwanjye, Mwuka Wera ndakwiyumvise kugira ngo uzubane nanjye, kuva ntangira kugeza nsoza, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Rero ndabahaye karibu. Uyu munsi navuga ko uyu munsi hari ibintu Imana ishize igihe yaranshize ku mutima, nifuza kuganira namwe. Murabizi ko mpora nganira namwe ubundi igisoma cya Bibiliya, turacyari ku itangiriro. Hari ahantu ngeze ku itangiriro, kuko ubundi iyi YouTube channel nayikoreye kugira ngo, muri make, kugira ngo nsangire ijambo ry'Imana namwe, ariko nkaba ndi umuntu ufite amatsiko yo kumenya ikintu kirimo ibintu byose byihishe muri Bibiliya, kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo wayo, Nouveau Testament, ikiragano gishya n'icya kera, byose mba numva mfite amatsiko ya kiriya gitabo Imana yaduhaye kugira ngo tugendereho, twige ibintu byinshi, mba numva ngifitiye amatsiko. Rero abakunze kumva inyigisho zanjye, murabizi ko duhora tuganira, turacyari ku ntangiriro, histoire zo mu ntangiriro. Hari ibintu byinshi zatwigishije kugeza kuri uyu munsi, ariko ubu ngubu ni inyigisho spéciale Imana imaze hashize igihe kinini yaramishyize ku mutima. Numva rero ko ari ngombwa kubisangira namwe, mbicishe kuri channel, ko byose ni ijambo ry'Imana,
twige ijambo ry'Imana mu bundi buryo. Nzajya mbivanga twiga amateka ya Bibiliya, hanyuma Imana hari ikintu yashize ku mutima nze tubiganireho, kuko nabyo byose ni byiza, byose biri mu gitabo cy'Imana. Sawa rero, nabashishikariza iyi video, nakwifuza ko mutayumva muri busy, ahubwo wowe ushaka kuyumva ukayumva utekanye, ukayumva uri calme, kugira ngo ugire icyo wakuramo, kuko ibingibi ngiye kubaganiriza ni ibintu biri serieux, ni ibintu byiza. Muri make ni ibintu by'ubwenge pe. Niyo mpamvu nakwifuza ko wowe wifuza kureba iyi video uzayirebe witonze, udahuze mu bintu. Yesu ashimwe cyane. Rero reka dutangire. Uyu munsi turasoma mu gisomwa mu Byahishuwe 14. Ufate Bibiliya yawe, utere agatebe, wicare wige ibintu bizakugira akamaro. Ni ibintu byiza bizakugira akamaro pe, kandi nanjye bizangiriye akamaro. Turasoma mu Byahishuwe 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero, kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Amen. Amen. Iki gisomwa nicyo nifuza ko dusesenguranamo, Umwuka wera abimfashijemo, dusesenguranamo uru rwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Muri make mwabyumvise kino gisomo ukuntu kimeze. Imana yandikiye ubwoko bwayo.
mwumvise aho ngaho batubwira ngo aho kino gisoma gitangira kivuga ngo uwiyita amen, amen ni Uwiteka ubwayo, uwiyita amen ni Imana. Imana niyo yandikiye uru rwandiko itorero ryayo. Iri torero mbese Imana yari ifite message ikomeye nk'uko mwariyumvise. Imana yitegereje itorero ryayo ibona abantu mbese itorero ryayo ibona barimo kwishira mu kibanza, mbese barimo kwishira mu kibanza batarimo. Barimo kwita abakire kandi ari abakene, barimo kwitwara nk'abakire kandi Imana ireba neza ko ari abakene. Barimo kuvuga ngo bafite amaso yo kureba, bafite ubwenge barareba, kandi Imana yo ikabona ko ari impumyi. Barambaye neza imyenda y'agaciro, imyenda ihenze, bakavuga ati twarashitse, twarahageze. Amaso turayafite, ayo maso tuvuge ko ari ubwenge. Imana yabise impumyi, ibita n'abakene, ibona bambaye n'ubusa. Ariko muri reality bose uko babibonaga, bari bafite amafaranga menshi, bari abakire, ibyo twita ubukire kuri iyi si. Bari bafite amafaranga menshi kandi bari abantu biyita abanyabwenge, bazi ubwenge, bize amashuri menshi, university baminuje, ama masters baminuje, kandi bari ari abantu bambara imyenda y'agaciro. Mu bintu bifatika ntacyo bari babuze pe, ari ubwenge bari babufite bwo mu mashuri, ari amafaranga bari bayujuje, ari n'imyenda ihenze y'agaciro n'amamodoka n'amazu byose bari babyujuje. Ariko Imana irabareba ibita abakene. Mu maso y'Imana, Imana yabonye ko ari abakene, irabitegereza ibona ni impumyi, kandi bo barize amashuri menshi, baraminuje pe, amakonti yabo yuzuye, ibita abakene. Bambara imyenda myiza y'agaciro, Imana yo ibona bambaye ubusa. Murumva ibyo bintu atari terrible? Ibyo bintu nibyo Imana yashize ku mutima wanjye hashize igihe, navuga wenda hashize nk'imyaka 3 ibimpishuriye ibyo bintu. Kuko twege hano kuri iyi si, ibyo twita ubukire, ibyo twita ubwenge, ibyo twita byiza, byo ntago ari uko Imana ibibona. Imana ifite uko ibona ubukire, ibyo yita ubukire. Imana ifite ibyo yita ubwenge. Imana ifite ibyo yita imyambaro y'agaciro. Ariko twebwe turi le contraire. Twebwe dufite ibyo twita imyambaro y'agaciro, dufite ibyo twita ubukire kuri iyi si, kandi dufite ibyo twita ubwenge. Ugiye kwishura ukaminuza, ukageza masters, bakubarira mu banyabwenge kuri iyi si. Ufite amafaranga menshi, bakubarira mu bakire kuri iyi si. Wambara imyenda y'agaciro ihenze, babona nyine wambaye neza pe. Twe niko tubireba.
ariko imana ibireba ukundi. None rero ndashaka ko dusesengura ibyo bintu imana yita ubukire ni ibiki. Ibyo bintu imana ireba ko ari ubukire ni ibiki, ibyo bintu tutazi. Ko duhora tujya ku kazi tugakora, tukaba tuzi ko amafaranga ariyo bukire, tukaba tuzi ko kwiga tukaminuza ko ari bwo bwenge, tukaba tuzi ko kugura imyenda myiza y'agaciro ariko tuba twambaye, ariko ikabira le contraire. Rero reka muri iki gisoma nifuje ko dusesengura ibyo bintu imana yita ubukire, ibyo bintu imana yita ubwenge, ibyo bintu imana yita imyambaro. Tubyigeho kuri uyu munsi kugira ngo natwe nituzajya tuba kuri iyi si tugendagenda, imana izajya indeba jye nawe uvuge ati umwana wanjye ni umukire, umwana wanjye yasingiriye bwa bukire bwanjye, umwana wanjye asigaye areba ntago akiri impumyi, umwana wanjye asigaye yambara imyenda y'agaciro, ntago acyambaye ubusa, yambaye imyenda yera, yambaye imyenda ifite isuku, ntago acyambaye imishwambara, ntago acyambaye ubusa, ahubwo arambaye arikwije. Haleluya. Ni ukuri njye mbona ku giti cyanjye, ariko njye mbona bibabaje cyane cyane, bibabaje kuva kuri iyi si tukabaho imyaka imana yatugeneye, tukarinda tuva kuri iyi si tutarasingira ibyo ngibyo imana ibona ko ari ubukire, ibyo ngibyo imana ibona ko ari ubwenge, ibyo ngibyo imana ibona ko ari imyambaro yo kwambara. Tukava kuri iyi si turi abakene, tukava kuri iyi si turi impumyi, tukava kuri iyi si twambaye ubusa. Mwumva atari agahinda? Ni agahinda kandi no guhomba cyane. Ni ukuva kuri iyi si umuntu mbese ni uguhomba, ni uguhomba. Rero muri make ibintu nifuza ko dusesengurana ibyo bintu imana ko yita ubukire, ibyo bintu imana ibona ko dushobora kwisiga mu maso yacu tukongera tukabona, izo mpuzu imana ishaka ko twambika ko yo iratureba ikabona twambaye ubusa. Ibyo bintu reka tubisesengurane hamwe twifashishije nyine ijambo ry'Imana, kuko byose biri mu ijambo ry'Imana, ibisubizo byose biri mu ijambo ry'Imana. Ntabwo njya kure cyane kuko nanditse imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera zose uko ari 9 aba arizo dusesenguranamo, tuzisesengure, kuko umuntu utunze izo mbuto zose uko ari 9 z'umwuka wera, uwo muntu niwe imana ibona ko ari umukire. Uwo muntu niwe ibona ko niwe imana ibona ko afite amaso areba atari impumyi. Uwo muntu niwe imana ibona ko yambaye atambaye ubusa. Reka rero tuganire kuri izo mbuto z'umwuka wera,
imbuto imwe ku yindi kugira ngo dusesengure by'ukuri ubwo bukire, kugira ngo natwe ntiducikwe, kugira ngo natwe tubitunge, kuko n'ikintu gitangaje rero y'ubwo bukire Imana ibona, izo mbuto z'umwuka wera nibwo bukire Imana irimo kutubwira aha ngaha tubuze. Ibyo bintu byose ubifite, izo mbuto uko ari 9 zose uzifite, na bya bindi twita ubukire bwo kuri iyi si, umuntu ahita abihabwa nk'inyongera. Umuntu ahita aba nka sumaku. Murabona ukuntu sumaku yatira ibintu, akabuye ka sumaku kaba kari aho ngaho, ariko ibikegereye byose bikaza bikimadikaho kuko karatira, kameze n'agasumaku nyine. Urumva, n'umuntu rero ugendana izi mbuto z'umwuka wera uko ari 9, uwo muntu abasha kwatira ubukire bwo kuri iyi si twita ko ari ubukire nka sumaku. Murumva, hari abantu kuri iyi si tugenda tuvuga ngo Imana ngo nimpezagira ngo nanjye nzayikorera. Imana nimpezagira, wenda iramuhezagiza amafaranga yo, iramuhezagiza urubyaro se, iramuhezagiza se urushako, ibintu abana bo ku isi tugenda twifuza. Imana ngo nimpezagira ngo nibwo nzatangira kuyikorera. Murumva, kandi Imana ibintu byose duhora tubigira rukuntu, turabicurika. Iby'Imana byose turabicurika. Imana yo iravuga ati mubanze mushakishe ubwami bw'ijuru kwanza, mbere na mbere mubanze gushakisha ubwami bw'Imana n'icyo bubasaba, ibindi byose muzabihabwa nk'inyongera. Reka rero tujye ku ngingo sasa, tubanze dushakishe ubwami bw'Imana n'icyo budusaba, twige ubwami bw'Imana icyo budusaba, hanyuma ibyo bindi nabyo bizatuzanira nk'inyongera, bizatwizanira nk'inyongera nk'uko ijambo ry'Imana yabivuze. Numva, twege ducurika ibintu. Abantu kuri iyi si ubwenge bwacu buracuramye, ducurika ibintu. Iby'Imana ibona ari umutwe, iby'Imana ibona ko ari umurizo, twege tubona ari umutwe. Iby'Imana ibona ko ari umutwe, twege tubibona ko ari umurizo. Murumva tudafitwe? Turafitwe. Reka rero tujye ku ngingo dusesengure imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera, imbuto ya mbere y'umwuka wera ni imbuto yitwa urukundo. Urukundo. Ese umuntu ufite urukundo ubundi ni umuntu umeze ute? Ni umuntu ufite urukundo kuri wowe wamudefinisa gute? Umuntu witegereza ukabona afite urukundo wamudefinisa gute? Ukunda mugenzi we nk'uko yikunda we ubwe aba afite urukundo. Uwishimana na mugenzi we, donc uwishima mugenzi we yishimye aba afite urukundo. Ubabarana na mugenzi we ababaye aba afite urukundo. Umuntu uhangayikishwa n'ibibazo by'abandi, uwo muntu aba afite urukundo. Nk'ubu umuntu yumvise mugenzi we ati mugenzi wanjye hari ikintu cyiza cyamubayeho, akishima, ukagira ngo ahubwo niwe byabayeho kandi atari we. Mbese akitwara nk'aho
ibyo bintu byiza ariwe byabayeho, akishima nk'aho ibyo bintu byiza ariwe byabayeho. Mbiseguyeho, nimubona video itangiye kwicamo mbiseguyeho, ni kamera yanjye itameze neza, ariko iyi message mugomba kuyumva ikabafasha, nanjye ikamfasha. Ni iby'ingenzi cyane. Murumva, umuntu afite urukundo ubundi ni umuntu umeze utyo, ukunda mugenzi we nk'uko yikunda we ubwe, umuntu wishimana na mugenzi we yishimye, umuntu ubabarana na mugenzi we ababaye, umuntu uhangayikishwa n'ibibazo by'abandi kandi atari ibye. Uwo muntu aba afite urukundo, kuko nyine aba akunda mugenzi we nk'uko yikunda we ubwe. Imbuto ya kabiri, niba mufite nushaka ufata ikaye ugire note, uzajya ubisubiramo, urebe ubwo bukire Imana yifuza kutunga, urebe ubwo bukire buzakugeza ku bukire bwo kuri iyi si, ubukire buzaguha ijuru. Ubu bukire turimo kuganira nawe kano kanya, ubu bukire buzakugeza ku kuzo, buzakugeza ahantu hanini cyane, buzaguhesha icyubahiro. Nushaka ufata ikaramu wandike, ugire note kugira ngo uzajye wiyibutsa. Imbuto ya kabiri y'umwuka wera ni imbuto yitwa amahoro. Ese umuntu ubundi ufite amahoro n'umuntu umeze ute? Umuntu ushobora kureba ukareba ukati ariko uriya muntu ni umunyamahoro kwera? Ni umuntu umeze ute? Ni umuntu mu bisanzwe, uwo muntu ni umuntu utuza mu bibazo, ni umuntu uba witurije, kandi nubwo haba hari ibibazo byacitse hirya no hino, ukabona aratuje. Wenda bamwirukanye ku kazi, wamwitegereza ukabona aratuje, abandi bahangayitse ariko akituriza. Ukamubaza, ese kutuje kandi uri mu bibazo bikomeye, ugasanga abandi nibo bahangayika kumurenza? Akituriza, umunyamahoro. Umuntu w'amahoro ni umuntu unyuzwe n'ubuzima bwe uko buri, akanyurwa. Yaba mu kazu gato kameze gute, ubuzima bwose uko Imana yabumuhaye, yaba ari umukene se, adafite byinshi byo kubaho, ariko muri we agahora anyuzwe, uwo muntu rero ni umunyamahoro. Abo bantu nibo dushyira muri kategori y'abantu b'abanyamahoro. Umuntu uhora ushimira Imana, umuntu uhora ushimira Imana, nubwo rwose ntabwo adatunze ibintu byinshi. Umuntu uhora ushimira Imana, akavuga ati, Imana ndagushimiye ko wampaye kuramuka. Aho kugira ngo arebe ibintu abuze, biriya bintu abuze, ahubwo akareba ibintu Imana yamuhaye, akabishima, akavuga ati, Mana ndagushimiye ko ukintishije uyu mwuka wo guhumeka. Ndagushimiye ko wampaye apeti nkabasha kurya. Ndagushimiye ko mfite amaso mbasha kureba. Ndagushimiye ko wampaye amaboko, hari abatayafite. Mbese agashimira Imana mu tuntu duke, agahora dushimira Imana, ariko ntarebe bya bindi abuze. Nta nubwo abanabiteke, abantu nk'abo nta nubwo batekereza ku byo wabuze. Ni abantu baba banyuzwe, ni abantu b'abanyamahoro cyane.
abantu batagira ishyari. Umuntu nk'unyuzwe yagira ishyari ite? Ntabwo ashobora kugira ishyari. Abantu bagira ishyari ni abantu nyine baba batanyuzwe. Unyuzwe n'ibindi byose ntacyo bikubwira, nubwo byaba ari ubona nyine abantu bakurengeye, nta na kimwe bikubwira, kuko uba unyuzwe pe, uri umunyamahoro. Iyo ni imbuto ya kabiri ya Mwuka Wera. Tugeze ku mbuto ya gatatu yitwa ibyishimo. Ibyishimo nayo ni imbuto nziza cyane pe. Umuntu wareba ukabona umuntu afite ibyishimo, kuri wowe umuntu w'ibyishimo ni umuntu umeze ute? Ushobora kuvuga ati umuntu w'ibyishimo ni wa wundi uhora useka, ni wa wundi mbese uhora wisekera, ubona nyine ko yishimye nyine. Nabyo nibyo, ariko ushobora kuba wishimye biri mu mutima wawe, wenda ntuseke ngo abantu babibone, ariko wishimye. Umuntu mbese ni umuntu uhorana akanyamuneza mu mutima wiwe, ni umuntu umutima we uhora uri muri fete. Abo bantu uzi ukuntu bahiriwe? Uzi kubona umuntu uhora uri muri pari, uhora uri muri fete, umutima we ugahora wishimye, kandi wenda ibintu byacitse, wenda yarwo ari umurwayi, ari umuntu wifitiye uburwayi, wenda ari umuntu w'umukene, mbese ariko uwo muntu ugahora umubona yishimye, atidoga, areba iby'isi akabona ni byiza. Abantu nk'abo rero ni abantu bashimishwa n'utuntu duto kwanza. Umuntu uhorana ibyishimo, umuntu uhora ufite umutima we uri muri fete, ni umuntu ushobora kubona n'izuba akishima, umuntu ushobora kubona inyoni irimo kuguruka ikamushimisha, umuntu ubona agashurwe ko mu ishyamba, kari mu ishyamba kameze, akareba kakamushimisha. Kwishima rega ntabwo ibi byishimo turimo kuvuga bitangwa n'ijuru bya Mwuka Wera, ntabwo ari ibyishimo bya bindi byo kuri iyi si nyine twita ngo ni ibyishimo. Ukaza wumva umuntu akubwiye ati Imana nimpa urubyaro nibwo nzongera kwishima. No, ntabwo ibyo ari ibyishimo. Imana ninaguha n'urubyaro ntabwo uzishima, ko ni ukuri. Ngo Imana nimpa umugabo ikampa ubukwe nibwo nzongera kwishima. Oya, igihe nikigera ukanabibona ntabwo uzishima, uzahita ubona bisanzwe. Ibi byishimo turimo kuvuga hano ni ibyishimo bidatangwa n'ikintu wabonye kuri iyi si, bidatangwa n'ibintu materiyeri byo kuri iyi si. Ni ibyishimo biri diva. Imana yatubwiye ngo nimwishime mu mwami, ngo ndababwiye nimwishime. Ibyo ni ijambo ry'Imana ritubwira. Imana rero twifuriza ko duhora twishimye. Uri ku kazi, uri ahantu muri shuguri zawe, uri mu bitaro no kwa muganga, wishime. Warwaye cyangwa ugahura n'umuntu akagutuka akakugora ubusa, wishime. Ibyishimo byacu ntabwo bigomba gutangwa n'amacirconstance, ahubwo ibyishimo ibingibi ni ibyishimo by'ijuru, nibyo turimo kuganiraho. Tugeze ku mbuto ya kane. Iyo mbuto yitwa kwihangana.
iyi mbuto yo kwihangana ni imbuto iremereye, ni imbuto iremereye, ni imbuto ab'isi dukeneye, ni imbuto nziza iteye ubwoba kandi turayikeneye twese. Kwihanganira ibitugerageza byose, kwihangana mu makuba no mu byago, ukihangana. Umva mbabwire, impamvu iyi mbuto ikomeye murayizi. Impamvu iyi mbuto idukomerera ni kubera ko iyi mbuto, iki kintu cyo kwihangana kirababaza. Uzi umuntu agututse ntumusubize, ukamwihanganira. Uzi umuntu aguhemukiye ukarenzaho ukamwihanganira. Uzi ukuntu bibabaza? Si ibyo ndinda mabwira nawe murabizi. Birababaza bien. Iyi mbuto yo kwihangana rero ni imbuto iho kenshi tunesha twege tuba kuri iyi si. Uzi ko uri mu kibazo cya hatari, utareba imbere n'inyuma, utabasha kureba imbere n'inyuma, utabasha kubona igisubizo, ariko ukarenzaho ukihangana. Uzi ukuntu bibabaza? Niyo mpamvu iyi mbuto ngo tugomba kwitunga kuko ni ukuri abantu benshi kubera kutayitunga bari muri gereza. Abantu benshi kubera kutayitunga bariyahuye, biyambuye ubuzima, kuko ni imbuto irababaza mu mushaha, iremereye mushaha, ariko iyo mbuto isharira yitwa kwihangana. Hoba n'urusenda, rwa rusenda ruryana, hoba narwo. No kwikorera igifuko kiremereye, mbese bakaguha igifuko ukakikorera, hoba nacyo. Kwihangana kuraruhije cyane, kuraturemera cyane. Niyo mpamvu iyi mbuto yo kwihangana tugomba kuyitunga. Mu gifaransa babyita ngo maîtrise de soi. Kumenya guceceka, hari uwakubwiye nabi, hari uwaguhemukiye, ukamenya guceceka. Ni ibintu bikomeye, kutihorera ukihangana. Kwihangana yego birababaza, ariko kwihangana biturinda amakuba menshi. Kwihangana sinabivuga ngo mbirangize. Uzi abantu benshi banze kwihanganira ikibazo, bibananira kwihanganira inzara, bajya mu buraya. Bibananira kwihangana, bariba. Ni byinshi, lisite ni nyinshi, nawe wakongeraho lisite yawe pe. Kwihangana ubu tukivuzeho. Muvandimwe, ndakwifurije izi mbuto zose hamwe no kwihangana pe. Uwiteka bikugabire, Uwiteka bikugabire, Uwiteka bingabire, mu izina rya Yesu, amen. Imbuto ya gatanu yitwa kugira neza.
kugira neza ni imbuto nziza, nayo ni imbuto nziza cyane. Ngo tugomba kugirira neza ngo abantu tukiriho. Ngo gira neza wihitire. Iyo neza uwagize izagusanga imbere. Wenda uwo wayigiye ntago azayikwishurira, ntago azayikwishura, ariko ukora icyiza ukagisanga imbere. Kugira neza rero ntago ari ukugirira neza abantu usanzwe uzi, ntago ari ukugirira neza umuryango wawe gusa, ahubwo kugira neza donc abantu bo ku isi nuko turemwe. Tugirira neza abo dusanzwe tuzi, tugirira neza inshuti zacu, tugirira neza imiryango yacu, ariko kugira ngo tugirire neza abo tutazi biradukomerera. Ngo mugirira neza kuki? Ndamuzi se? Mwumva? Rero icyo si uko nguko Imana ishaka kutugira neza. Imana irashaka kutugirira neza umuntu, uwo tuzi n'uwo tutazi, umuntu wifuza kugirira neza. Ni uko nguko urukundo rw'Imana rumeze. Ni uko nguko iyi mbuto yo kugira neza iremwe. Kandi muzarebe abantu bagira neza, aba bantu ni abantu bakunze kubahwa kuri iyi si. Aba bantu barubahwa. Reka jye nawe tugire neza. Twige iyi mbuto yo kugira neza. Tugirire neza abo tutazi n'abo tutazi. Kuko nyine ari urukundo rw'Imana, biri mu rukundo rw'Imana. Ari imbuto y'Imana, ari bwo bukira Imana ishaka ko tutunga. Ka karimbo bamwe bakazi kavuga ngo gira ubuntu nk'ubw'umusamariya. Mwibuka wa mugabo wo muri Bibiliya bakubitaguwe bakamuhemukira, akaryama aho ngaho, abantu bakamwirengagiza, bakamuhitaho amerewe nabi. Mwibaza se kuki bamuhiseho koko? Kuko bari babonye arambara aho ngaho kandi amerewe nabi, n'amaraso ava avirana n'ikera, bakamwihorera bagakomeza bihitira kandi bamubonye. Swati ni uko atari umwe mu muryango wabo, ntago ari umwe mu inshuti zabo, ntago ari umwe mu bo bazi. Niyo mpamvu bamwirengagije. Abo bantu bose bamuhiseho. Iyaba ari umwe muri famiye yabo bari kumufasha, iyaba ari umwe mu nshuti zabo bari kumufasha, ariko kuko batamuzi bamuciyeho. Ibyo bintu biteye ubwoba pe, biteye ubwoba, kandi nuko tumeze aho kuri iyi si, biteye ubwoba. Imana idufashe ko tugomba gusa kugirira impuhwe inshuti zacu, tugomba kugirira gusa impuhwe abo tuzi n'imiryango yacu gusa. Abandi nta mpuhwe tugomba kuba. Ibyo ntago bituruka ku Mana. Yewe ngo n'abapagani batazi Imana nabo barabikora. None tuba dutaniye n'abapagani? Nta na hamwe. Reka twige imbuto yo kugira neza, kuko igihe nawe gishobora kugera ukaba uri ahantu hagombera ko abantu bakugirira neza kandi batakuzi pe. Ukaba uri kure y'umuryango wawe, ukaba uri kure y'inshuti zawe, ukaba uri kure y'abakuzi, ibyago bikakubaho, ukaba wakwifuza ko hari umugiraneza wakugirira neza. Icyo kintu uzajya ukibuka. Icyo kintu nzajya nkibuka, ko umuntu ni nk'undi. Nk'uko uri ibyago byamubayeho,
niko nanjye nawe ibyago bishobora kutubaho kandi bikagutungura pe, udafite n'umuntu n'umwe uzi yagutabara. Uwiteka adufashe dusobanukirwe, tumenye ubwenge yifuza ko tumuguriraho. Imana mu gisomwa nasomye yavuze ngo nimungurireho zahabu yahinguwe neza. Ibi ngibi nibyo Imana irimo kutubwira, ibintu bya zahabu. Imana irimo kuduha amakado spirituel. Nahawe nanjye ho gucakira pe, nahawe nanjye ho gucakira. Bino bintu birahenze, bino bintu ndimo kuvuga ahangaha nta hantu na hamwe uzajya kubigura muri supermarket, nta na hamwe babigurisha, nta na hamwe. Ibi bintu bicakire, nanjye mbicakire, kuko nta na hamwe bigurishwa. Ni mu ijuru gusa niho wabigurisha. Mu ijuru se jye nawe tuzahagera tukiri kuri iyi si? Ntabwo turahagera, ni kure cyane. Rero ntimundebe ngo ni Janine uvuga. Janine ninde? Umuvugabutumwa se? Ni pasiteri se? Ninde? Aratubwira iki? Nimundebe jyewe. Imana yanyuzeho gusa kugira ngo mbabwire ikintu nanjye yampishuriye, kugira ngo mubashe guhabwa ubwo butunzi bw'ijuru, ubwo bukire bw'ijuru. Ntimurebe ibyo ugewe ku ishusho yanjye, ahubwo mwumve ibyo mvuga. Niba wumva ko hari icyo nabeshemo, niba wumva ko hari ibinyoma ndimo kuvuga, ubyihorere. Niba conscience yawe ikubwira ko vraiment ibyo mvuga ari ukuri, cakira ubwo butunzi bw'ijuru. Tugeze ku mbuto ya 6 yitwa ingeso nziza. Ingeso nziza. Wari bwahure n'umuntu w'ingeso nziza? Wari bwahure n'umuntu w'umunyangeso nziza? Umuntu w'umunyangeso nziza wamudekriva gute? Umuntu w'umunyangeso nziza ubundi ni umuntu warezwe neza. Ibyo ni mu magambo yo kuri iyi si, iryo jambo dukunda kurikoresha. Umuntu warezwe neza, umuntu ufite indangagaciro nziza, umuntu w'inyangamugayo, umuntu ufite ikinyabupfura, umuntu utagendera mu bigeso bibi, kandi umuntu nk'uyu, umuntu wimereye gutyo, umuntu w'ingeso nziza, nta tegeko na rimwe ryo kuri iyi si rimuhana, ntaryo. Umuntu w'umunyangeso nziza, nta tegeko n'imwe ribaho kuri iyi si rihana uyu muntu, ntaribaho. Umuntu w'ingeso nziza ni umuntu mbega ubasha kwikontorora, umuntu ubasha kwikontorora. Mbese umuntu mbese warezwe, umuntu ufite indangagaciro nziza. Icyo kintu muvandimwe, jyewe nawe Imana ikitugabire pe, tuba abantu b'ingeso nziza. Wari bwumva abantu bavuga ngo ariko uriya mukobwa wa kanaka afite ingeso mbi,
cyangwa uriya mwana wo kwa kanaka afite ingeso mbi. Iyo rero wamaze kumva ko bimeze gutyo, ntabwo uba wifuza ko n'umwana wawe agendana n'uwo mwana w'aho ngaho ufite ingeso mbi, ntabwo uba ubyifuza. Kuko uba uzi iti uriya mwana wanjye nagendana n'uriya mwana wa hariya azamwanduza iki? Azamwanduza ingeso mbi. Kuko inshuti ziranduzanya. Ngo mbwira inshuti zawe nkubwire icyo uri cyo. Rero umuntu w'ingeso mbi ni umuntu abantu bagendera kure. Mu magambo make, umuntu w'ingeso mbi ni umuntu abantu bishisha, abantu bagendera kure bakamwikarita. Utazanzira hano cyangwa se ugendane n'umwana wanjye, cyangwa se ibyo ndabivuga mu mvugo y'ubwana, ariko umuntu w'ingeso mbi ashobora kuba umwana muto, ashobora kuba umugabo mukuru, ashobora kuba umukobwa mukuru, ashobora kuba inkumi, ashobora kuba umusore. Ni muri kategori zose. Rero Imana iduha ingeso nziza, Uwiteka tugabire kuba abanyangeso nziza, ku buryo abantu bazajya bifuza kukwegera, abantu bazajya bakwifuza, kuko uri umunyangeso nziza. Abantu bazajya bifuza ko uba inshuti zabo, kuko uri umunyangeso nziza. Niba uri umwana muto, ababyeyi cyangwa uri ukibyiruka, ababyeyi bazajya bavuga ati icyampa ukaba nk'uriya mwana wo kwa kanaka w'umunyangeso nziza, icyampa ukaba inshuti nkawe, cyangwa icyampa ukaba inshuti nawe. Ibyo ni byo abantu b'ababyeyi baba bifuza hano hanze. Icyampa ukaba inshuti n'uriya mwana, kugira ngo nyine umwana mbese amwanduza ibintu byiza. Murumva ukuntu ibintu by'isi bimeze. Umunyangeso mbi baramunena, aranenwa. Rero tube ab'ingeso nziza kugira ngo isi itatunena. Niba isi ikunena, Imana yo ikunena, izatunena ite? Niba isi itunena, Imana yo bimeze bite? Iyo ngiyo yari imbuto ya 6. Tugeze ku mbuto ya 7 y'umwuka wera yitwa gukiranuka. Gukiranuka. Mbese umuntu ukiranuka wameze ate? Kuri wowe umuntu ukiranuka wameze ate? Umuntu ukiranuka ubundi aba ari umuntu w'umunyakuri. Aba ari umuntu w'umunyakuri, mu kantu gato no mu kanini ari umuntu w'umunyakuri. Ni umuntu wo kwizerwa, ni umuntu wizerwa, ni umuntu ushobora kugira confiance. Ni umuntu utazi guhemuka, ni umuntu uca imanza zitabera, ni umuntu utinya icyaha. Ese uwo muntu nk'uwo abantu babuzwa n'iki no kumwizera? Umuntu utinya icyaha, umuntu utazi guhemuka, umuntu uca imanza zitabera, umunyakuri mu kanini no mu gato no mu kanini. Uwo muntu nk'uwo ni gute utamugirira confiance? Ni gute abantu batamugirira confiance? Ntibishoboka. Nutangira kumva ko umuntu ashobora kumwizera, nuko uzaba wamubonyemo amariganya, nuko uzaba wamubonyemo uburiganya. Muri wowe ukumva hari umuntu utizeye ukumva hari umuntu udashobora kubwira ibyo ushaka, hari umuntu mbese wigengesera uri kumwe nawe. Nuko uwo muntu wamubonyemo amariganya, uburiganya bambe. Uwo muntu wamubonyemo ubuhemu, uwo muntu nta kuri wamubonyemo. Uwo muntu wamubonyemo iki? Uwo muntu wamubonyemo guhemuka.
niyo mpamvu udashobora kwizera umuntu nk'uwo, kandi ni ibintu byumvikana. Rero umuntu ukiranuka ni wa wundi uvuga ati uyu muntu, uyu umukiranutsi ni wa wundi abantu bagirira confiance. Umukiranutsi ni wa wundi abantu bashinga amabanga akomeye, umwizerwa. Umukiranutsi aba ari umwizerwa, umuntu abantu bashinga amabanga akomeye. Kenshi abantu b'abakiranutsi bakunze kuba n'abategetsi pe. Imana ibaha icyo giti cy'ubukiranutsi cy'ubutegetsi kuko baba ari abakiranutsi. Uzi umutegetsi w'umuriganya, uzi umutegetsi w'umuhemu, uzi umutegetsi w'umubeshyi, birababaza, si ibintu. Uzi umutegetsi mbese utazi guca imanza zitabera, uhohotera abantu muri ubwo buryo, uwo ni umutegetsi wawe. Niyo mpamvu ndakwifurije kugira ngo Imana ikugabire gukiranuka. Ubukiranutsi buzaguha kugera ahakomeye, ubukiranutsi buzaguha ijuru pe. Haleluya, amen. Turagiye ku mbuto ya 8 yitwa kwirinda. Jyewe nawe twirinda gute? Jyewe nawe kwirinda turabishoboye koko? Kwirinda ubundi ni iki? Ubundi kwirinda ni ukugendera kure ikintu cyose gishobora kukugusha mu cyaha. Uko niko kwirinda kw'ijambo ry'Imana itubwira. Kwirinda ikintu cyose gishobora kukugusha mu cyaha. Ni inshuti mbi se? Niba wabonye ko ufite inshuti mbi, zirinde. Niba wabonye ko ugiye kugwa mu cyaha runaka, hari umuntu ugiye kukugusha mu cyaha, mwirinde, mugendere kure. Iki kintu cyo kwirinda ni ikintu nacyo kiremereye cyane, kuko kuri iyi si kiraturemera twebwe abantu bo kuri iyi si, kuko kuri iyi si yuzuyemo ibishuko byinshi. Kenshi tugwa muri tentation, tugwa mu bishuko. Ibintu bibengerana ukagira ngo ni zahabu. Nk'abaciye umugani ngo ibibengerana byose ntabwo ariko ari zahabu. Ntabwo ariko ari zahabu. Rero iki ngiki cyo kwirinda ni ikintu tugombera buri munota, buri saha kwirinda. Hajeho n'ibintu na za social media zimereye nabi abantu kuri isi kabisa. Social media umuntu atamenye kuzirindamo ni ibintu biteye ubwoba. Ayo matelefone se,
deja niyo urimo kuvuga nabi uwundi wamuteranyije wagize ati ubu si uba wirinze. Amajambo abantu b'abahanga kwirinda ubundi bavuga make. Abantu bazi kwirinda ni ba bandi usanga ari abantu batava kuvuga buri kintu icyo ari cyose, abantu babara amagambo yabo. Uzi ko ngo ijambo ryica rigakiza? Umuntu akavuga ijambo rikamwicira, ijambo rimwe rikamwicira ubuzima bwe bwose, cyangwa umuntu akavuga ijambo rimwe rikamukiza. Twirinde mu bikorwa, twirinde no mu magambo tuvuga. Twirinde ibigare bibi, twirinde biriya byose, ibiyobyabwenge, ibiterasoni. Mbese sinavuga lisite ngo nyimare kabisa, wapi. Ntago navuga lisite ngo nyimare ko ni ibintu byinshi. N'abantu bashukwa hano hanze, umuntu akagufatira kuri faiblesse yawe. Kenshi bireze cyane n'ibintu biriho. Ngo ntago nguha akazi nutaryamana nanjye, ndakwirukana nutagira utyo. Imana ibabarire, iyi si irafitwe kugusha abandi mu cyaha gutyo. Rero wa muntu webayeho irinde. Kwirinda natangiye mvuga nti kwirinda ni ukugendera kure ikintu cyose cyangwa umuntu wese ushobora gutuma ugwa mu cyaha. Ni mu magambo make. Amen. Turagiye tugeze ku mbuto ya nyuma, ariyo mbuto yitwa kugwa neza. Kugwa neza. Kugwa neza, imbuto yo kugwa neza ndayikunda cyane. Nizo zindi zose ndazikunda, ariko kugwa neza ndabikunda kubi. Mba nifuza guhura n'abantu bagwa neza. Umuntu ugwa neza ni umuntu wivugira amagambo ahumuriza abandi, amagambo aremesha abandi, amagambo atera ibyishimo abandi, amagambo asubizamo imbaraga abandi. Kandi abantu bagwa neza, buriya abantu barwa neza bagira inshuti nyinshi. Nimwumvise ntangira mvuga ko mba nifuza guhura n'abantu bagwa neza, mba nifuza kwiganira n'abantu bagwa neza. Abantu bagwa neza rero ni abantu bagira inshuti nyinshi, kuko iyo mbuto umuntu aba atunze yo kugwa neza igirira neza umumaro abantu benshi, iruhura abantu imitima, ibashiramo espoir, ibaremamo ibyishimo. Iyo mbuto yo kugwa neza ishobora no gukiza umurwayi. Haleluya. Imbuto yo kugwa neza ishobora gukiza umurwayi wari urembye hakaza umuntu akamubwira amagambo meza, akagwa neza, umurwayi akagira morali. Iyo morali afite, ibyo byishimo uzi ko ibyishimo ngo ibyishimo ngo ni umuti w'umubiri. Ibyo byishimo se ninde muganga, ninde bitaro bigurisha ibyishimo? Ni ayahe mafarumasi ushobora genda ukaguramo ibyishimo? Uzi ko hari umurwayi udashobora gukizwa n'umuti uwo ari wo wose. Nta muti n'umwe ushobora gukiza umurwayi keretse imbuto y'umuntu ugwa neza yonyine ariyo ishobora kumukura mu burwayi bwe. Mwari mubizi ibyo bintu? Imana idufashe, iduhe imbuto yo kugwa neza. Imana igihe nawe iduhe imbuto yo kugwa neza, kugira ngo
benshi bazajye baruhuka tubaganira natwe. Uzi ko ushobora guhana n'umuntu ukumva uraruhutse, ukumva muri wowe uraruhutse, wari uremerewe cyane ukumva uraruhutse. Ni umuti kugwa neza, ni umuti w'umubiri, ni umuti w'umutima. Haleluya, haleluya. uzi kubana n'umuntu ufite umushiha, uzi guhura n'umuntu ufite umushiha, aguteza n'uburwayi pe, n'uburwayi utari ufite urabugira, ukaremba pe, kuko uwo muntu yakweretse umujinya, yakweretse umushiha, yagushihoye, byakomeza bikakuviramo n'uburwayi. Reka tureke kuba uburozi ku bandi bantu, reka tureke kuba uburozi ku bandi bantu. Ntabwo Imana yaturemeye kuba uburozi ku bandi bantu, ahubwo Imana yaturemeye kugira ngo tugwe neza. Uzi ko ushobora guhura n'umuntu akakumwenyurira gusa, atakuzi akakumwenyurira, wenda wari uwawe ukavuga ati uyu muntu andemeye umunsi pe, ntumuzi arakumwenyurira. cyangwa ugahura n'umuntu ukavuga ati muri aho, atakuzi gusa, atari ukuvuga ngo ahagarara ngo aganire nawe, oya, hagati muri aho neza, akihitira. cyangwa uti mwaramutseho, akihitira. Umuntu wihitiraga gusa waramutseho, ako kantu kakakuremera umunsi pe. Usigara uvuga ati kuri iyi si abantu beza baracyariho. Reka jyewe nawe tubyige ibyo bintu, twige kugwa neza, twige kumwenyurira abantu. Murumva? Mwumvise rero, ubu ni bwo butunzi Imana yifuje ko dutunga. Ubu ni bwo butunzi Imana ibona ko ari bwo bukire. Nutunga zino mbuto zose z'umwuka wera 9 uko umaze kuzisobanura, ukazitunga muri wowe, Imana yawe izajya ikureba ivuge iti umwana wanjye ni umukire ntacyo abuze. Ikurebe iti umwana wanjye yambaye neza. Ikurebe uti umwana wanjye ntago ari impumyi, afite amaso yo kubona, arabona neza. Haleluya. Reka jyewe nawe Imana izajya twitegereza ivuga ityo, aho kugira ngo duhuzagurike mu by'isi tujya gushakisha ubukire aho butari, ibyo twita ubukire kandi atari bwo bukire. Reka dushakishe ubukire bwo mu ijuru, kuko ubukire bwo mu ijuru nibwo bunazana n'ibyo bindi, n'ubwo bwitwa ngo ni ubukire bwo kuri isi. Muvandimwe, iyi niyo nyigisho nari ngufitiye umunsi, iguhezagire nanjye irampezagiye. Dukomeze twige ubwiru bw'Imana, Mwuka wera akomeze akuganirize, wongere usubire muri iyi videwo, kandi niba utanayirangiza urashobora kwirangiza ukayisubiramo, cyangwa utayumvise neza ushaka kwibutsa ukayisubiramo, kugira ngo ube umutunzi mu maso y'Imana. Ubutaha Imana nishoza tuzongera tuganire ku bundi bwiru, tuzongera tuganire ku bindi bintu byiza, ibintu by'ubwenge Imana yifuza ko dutunga, kugira ngo tubashe kuba abanyamahirwe kuri iyi si, kugira ngo tubashe kuba abantu banesha kuri iyi si. Haleluya, amen. Uwiteka akugirira neza aho uri, Uwiteka akwiteho we n'umuryango wawe. Tuzongere, Imana ibarinde, tuzongere duhure twumva ibintu bindi byiza. Imana ikuzigame, nanjye nzigame,
kugira ngo tuzongere duhure tuganire ibindi bintu byiza by'ubwenge bw'ijuru. Haleluya, amen.